Yo urabizi se Kiramani yaba agiye kumenya ukuri kwihishe inyuma ya bino bintu byose? Ese Kiramani yaba agiye gukora iperereza ku giti cye ku buryo yaba agiye gushaka Tereza n'icyo papa we aba ashaka kugira ngo amukoze? Ese Kiramani yaba agiye guca inyuma se agashaka Tereza papa we atabizi? Guys, papa Kiramani ubu ngubu tuvugana agiye kujya mu byago birenze. Papa Kiramani yakoze amafuti gukuba yashaka umuntu akabishiramo umukozi we, kandi azi ko uwo mukozi ari inshuti ye magara n'umuhungu we. Papa Kiramani ibyago bigiye kumuzira. Guys, rero muhaye ikaze hano kuri Vinkempani bagugambira hageze. Ndagusaba kugira ngo wakora subscribe maze tukomeze tugendane mu zindi benefits za filime yacu Ibanga. Ndanagusaba kugira ngo ube watanga ibitekerezo byawe, bambwira ukuntu wumva kuri filime yacu Ibanga. Kiramani we yamaze kuba yarya karungu. Kiramani yamaze kumva ko papa we hari ikintu arimo kubahisha muri uriya mugore Tereza. Kiramani amaze gufata umwanzuro ko agiye gukora iperereza rye ku giti cye ku buryo papa Kiramani atazigera amenya n'ikintu na kimwe ku iperereza ryagiye gukora kuri Tereza. Tereza yihishe kenshi, ariko kuri iyi nshuro ntago tuzi ko arongera gucika. Tereza turabizi ko yemera Niyori, ndetse nubwo umuhungu we murumuna wa Niyori yamuhaze akagera n'amugurisha, ariko ari ubuzima bumuteye, turabizi ko atamwanga. Ese wowe iyo wibaza ko Kiramani ubu ngubu tuvugana yamaze gushakisha Tereza akaba yamubonye, wowe utekereza ko Kiramani yakora iki? Ese papa Kiramani we yano mafuti yamaze gukora mubona azayasobanura ute? Ese ubona papa Kiramani hari ijambo afite ryo kuba yasobanura ibintu byabahugiyemo, ndetse ubona papa Kiramani afite ikintu cyo yasobanura ku gisobanuro cyo kuba ashaka Tereza ataramubonye isura akavuga ngo n'uyu nguyu? Guys, rero ubu tuvugana papa Kiramani we ibyago yishizemo kuzabyikuramo bizamugora. Papa Kiramani ibyago yishizemo ntago tuzi ko bizapfa kumukundira kugira ngo abe yabicika. Papa Kiramani yisize mu byago birenze, ndetse abyishizemo atazi neza ko ari ibyago yishizemo. Kiramani ntago tuzi ko yahagarara kuba yashakisha umuntu papa we ari guhiga. Kiramani ntago tuzi ko yahagarika kuba yashakisha Tereza. Ese guys, wowe witekereje kuba aka kanya tuvugana na Tereza yamaze gufatwa na Kiramani, ubona bizagenza ute? Icyo ngusaba wowe ni ukutabara kuri episode yari yose ya filime yacu Ibanga, ndetse no kutabara kuri benefits yari yose ya filime yacu Ibanga, kugira ngo ujye ubona ibintu byose biba biri gukorwa kuri filime yacu Ibanga. No kuba warakoze subscribe no kuri Vinkempani, ndetse ukanatanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Kandi niba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, wowe icyo ngusaba ni ugutega amatwi ubundi tukaganira kuri filime yacu Ibanga niba uyikunda. Kiramani we umwanzuro yamaze kuwufata, ndetse turabizi ko no mu cyaro Yves nawe yamaze gufata umwanzuro ko Niyori na Nyambo nibabana nawe ubuzima bwe nta n'icyo buzaba bumaze. Yves amaze gufata umwanzuro ko aho kugira babane Niyori yapfa. Ese guys, Yves umwanzuro afashe ni umwanzuro muzima? Ese ni kuri abarwanira urukundo? Ese kurwanira urukundo ni ngombwa kugira ngo ube wakora ibyamfura mbi mugenzi wawe? Ese ubona Yves rino kosa ryagiye gukora kuri ino nshuro ubona atazaryicuza ubuzima bwe? Ese ubona namara kwica Niyori ubona Nyambo we azemera gukundana nawe? Ese ubona bishoboka? Ese ubona Nyambo yarenga urupfu rwa Niyori bamaze kumwica akaza agakundana na murumuna w'umugabo wa mukuru we? Ese urabona Yves kino kintu cyari gukora ari ikintu kizima? Niyori we nubwo ari mu byago turabizi ko nawe atari umuntu upfa kuva
ku kintu cyo yarwaniye. Niyori nawe nubwo ari umunyacyaro turabizi ko nawe adapfa gushyira hasi vuba vuba byoroshe. Yves turabizi ko bizamugora kugira ngo abe yatsindira Nyambo, kandi turabizi ko Yves kugira ngo amutsindire nuko yareka amafuti yose akora. Ese ubundi bwo Yves namara guhemukira Niyori, ubona Yves afite ubushobozi bwo kuba yagumana na Nyambo burundu? Ese ubundi amaze guhemukira Niyori ubona bakundana? Guys rero nimba uri umukunzi w'ibanga, icyo ngusaba wowe ni ugutabara kuri episode yari yose filime yacu Ibanga. Filime yacu Ibanga urabizi ko ihari. Yves we abantu yizeraga bamaze kuba bamutera umugongo. Dete wamufashaga mu kuba bagirira nabi Niyori amaze kubona ko yibeshe, amaze kubona ko yibeshe ku muntu ku buryo Yves ubu ngubu tuvugana Dete amaze kumutera umugongo. Ese urabona Dete igikorwa cyakoze ari igikorwa kizima? Ese urabona Dete afashe umwanzuro muzima wo kuba yareka kuba yafasha Yves mu mugambi we mubi baba bafitiye Niyori? Ese urabona Dete afashe umwanzuro muzima? Guys rero Dete yakoze amafuti menshi, ntago azi ko n'amafuti yakoze azagera akamugaruka. Dete ubu ngubu tuvugana ari mu kagambane ko kugambanira Jojo. Dete yamaze kuba yagambanira urukundo rwa Jojo ndetse n'urwa Gahima. Dete ubu tuvugana arurimo hagati, arekuye gatoya rwahita rugwa. Ese urabona Dete ibintu byakoze ari ibintu wamushimira? Ese ubona Dete we ibintu byakoze ari ibintu bizima? Guys rero murabizi ko filime yacu Ibanga ihari, kandi namwe mukunda Ibanga turabizi ko muhari. Icyo mbasaba ni uko mwatanga ibitekerezo byawe, mukambwira ukuntu mwimva kuri filime yacu Ibanga, cyangwa se mukaba mwanakora subscribe kugira ngo mujye mubona ibikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi hano kuri Venki Empire. Guys rero wowe urabizi ko Jojo uburyo akunda Gahima ataba yifuza kuba yamubura, kandi na Gahima turabizi ko nubwo yamuciye inyuma turabizi ko nawe agikunda umugore we. Ese guys Gahima wowe utekereje ubona atarihemukiye? Ese ubona Gahima umwanzuro we yafashe kuba yaca umugore w'inyuma ubona ari umwanzuro muzima? Ese ubona Gahima nibimara kumenyekanwa ko yaciye inyuma Jojo kuri Dete, ese ubona Gahima azabisobanura ute? Ese ubona Jojo we azabyakira ute ko Gahima yamuciye inyuma n'imyaka zose bamaranye, ndetse yajya no kumuca inyuma akamuca inyuma none kuri Dete wirirwa atesha umutwe muri umuna we? Guys rero icyo ngusaba n'ibitekerezo. Ese Yves we mubona azabyakira ute kumva ko umuntu yizaniye agiye kumuha akazi ko kuba yatandukanya Niyori ndetse na Nyambo, akumva neza ko ari wowe ubiri inyuma mu kuba yatandukanya muri umuna we n'umugore we? Ese ubona Yves we azabyakira ute? Guys rero Yves ibi byose biri kuba ni amakosa ye. Yves ibi byose biri kuba niwe ubiri inyuma. Ese ubona we atazicuza icyo yazaniye Dete mu cyaro? Icyo ngusaba wowe ni uko watanga ibitekerezo byawe ndetse ukanakora subscribe kugira ngo ujye ubona ibikorwa byose biba biri kunyura hano kuri Venki Empire utarinze waruha. Guys rero Kiramani we umwanzuro yafashe ntabwo tuzi ko yapfa kuwuvaho gutyo. Papa Kiramani nawe ubu tuvugana ari mu byago byo kuba yakora ibara ryo kuba yavuga ngo ari gushakisha Tereza, kandi azi neza ko Tereza ngo ni umusazi, kandi akashakisha umuntu watazi isura agahita abona amafoto ye atamuzi. Papa Kiramani amafoto yakoze agiye kumugaruka. Kiramani ubu tuvugana noneho ugiye kwifatiramo mu kuba yashakisha Tereza. Ese Kiramani we namara kubona Tereza azamubwiza ukuri, cyangwa se Tereza azakomeza aguhishe? Ese Tereza namara kumenya ko Kiramani ari kumushaka we azakora iki?
guys rero icyo ngusaba ni ukutazabura kuri episode ikurikira filime yacu Ibanga. Icyo ngusaba ni ukuba umunyamuryango wuzuye kugira ngo tujye dukomeza tugenda muri ibikorwa byose babiri gukorwa umunsi ku munsi. Guys rero nagutindiye ndagusaba kugira ngo ntuze kubura kuri episode ikurikira filime yacu Ibanga, cyangwa se ntuze kora kuri Ben Sensare yose filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane kandi murabizi ko muri abantu bagaciro hano kuri Venki Empire. Twongeye duhere ku episode ikurikira ya filime yacu Ibanga. Ndabakunda.